cyane kuruta abavuga ukuri. Abantu bavuga ukuri ntago bakunzwe. Niyo mpamvu Imana yavuze muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13, mwitondere iyi systeme Satani yakoresheje muri ibi bihe. Iyi systeme ari kuvuga ngo dukora icyaha, ngo umuntu yamaze gukora icyaha ngo arongera akibahana Imana ikamubabarira. Ese iyo mikino turi gukina, iyo mikino uri gukina ni mikino nyabaki? Ngiye gusambana ndaje nihane, hoya ndiba ndihana, hoya rwose ndabeshya ndihana, Imana n'umutunzi w'imbabazi. Uri muzima byinshi cyane. Arambwira ngo aba bantu nibo bananije abagenzi, nibo bakora ubupfumu buziguye n'ubutaziguye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hariho ubupfumu buziguye n'ubutaziguye. Hari umuntu uzakubwira ngo ufite imyaku, hari uzakubwira ngo ufite imikoshi, hari uzakubwira ngo ufite inyatsi. Ibyo bintu muzabyitondere, ni ibintu ni irembo rigoye, ariko ngo irembo rigari, ngo ni irembo ryoroshye, ni relaxe. Ni wisindire, ni wiyambarira ubusa, ni winywere, ni wisambanire, ntacyo bitwaye, nta kintu bibitwaye, ntabwo ari icyaha n'ubuntu. Ngo bari abantu uri kureba rura ruhande rwa bari abantu ubona bari gusoka mu mva bagenda, na abantu bapfuye bahagase. Iyo nshuti ntanamena nibanga ko tutavinimwe ngo hatagira umuntu yisuzugura mu mari yanjye ncuruza. Iyo nshuti irampombya ngera nawe mfata credit fashwa. Ahari birashoboka ko wambara imyenda igatuma udafasha bene so. Iyo myenda yituma mwene so arimbuka. Yireke nimba ufite umuturanyi umupagano udasenga, n'ukuri pe iyo myenda yireke. Nimba amaherena ari gucumuza umuvandimwe yareke. Ariko nanone nshuti yanjye, kunda Imana uyikundire muri mugenzi wawe. Yarambwiye ngo niki wampaye kugira ngo uburiho? Ndayibwira ngo ntacyo. Niki wampaye kugira ngo uburiho? Nanjye nakubaza ngo niki wahaye Imana kugira ngo uburiho? Byose birandikwa mw'ijuru. Tamwiza, ndagushimye cyane, nguhaye icyubahiro cyawe. Nukuri nguhaye icyubahiro mu buryo burenze kubw'umurimo ukoze uhambaye ku buzima bwanjye. Sengeye umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro Mwami, ngo umuhe umugisha wawe, maze Uwiteka agira ibyo ahindura mu mubiri we, agira ibyo ahindura mu mutima, ahindura imyitwarire mu buzima bwe busanzwe. Akugarukeho Mana, kuko watanze umwana wawe kugira ngo abone agakiza ku buntu, maze uko isezerano riri gutinzwa turitebutse Kristo aze. Ndasenze rero mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, ngo ubahe umugisha wawe, abarwayi bakize, abafite ngo muzomore. Urakoze rero icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje aho muherereye hose ku isi, mu bihugu byanyu n'abanyarwanda n'abadukikije igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri hose Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Uwamariya Aime, ndi umubyeyi w'abana babiri, ndi mama Cyubahiro, mama Byiringiro. Ndashima Imana kubw'uyu munsi Uwiteka yashimye ko nongera kuboneka kuri Birandikwa TV, kuko hari abantu benshi bavuye muri uno mubiri, ariko Uwiteka yahabaye uyu munsi arandinda. Icyubahiro kibi cy'Imana. Nzanye ya message nari narababwiye ko nzababwira, kuko Imana yampaye ubutumwa butatu, ubutumwa bwo kubabwira uko ngenda ntinda, uko ngenda numva ko mvuga ngo si Imana yabivuze, uko ngenda mvuga ngo siyo numvishe, ngenda mpura n'ibibazo mu nzira, ngenda mpura n'ibibazo mu buzima bwanjye busanzwe. Biba ngombwa ko mvuga ko ngomba gushirika ubute n'ubwoba nkavuga Imana. Muzanyihanganira, hari igihe rimwe na rimwe muzajya mumbona ku social media atandukanye mvuga ubutumwa, ariko nanone mvuga content zisanzwe zo mu buzima busanzwe, kuko hano muri iyi si turi mu isi, ariko nanone isi zavaho hazindi si nshya, nkuko Bibiri bivuga ngo dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranurwa kuzabamo. Nge rero uri hano kuri Birandikwa TV, mfite ubuhamya butandukanye nagiye mvuga, ariko ubu noneho nje kubabwira misiyo Imana yampaye, kuba intije uno mwuka mpumeka. Na mu gitondo yawisubiza, igihe runaka yashyizeho yabikora, hari impamvu nkiriho,
hari impamvu nkiriho ngandiho ku mpamvu z'Imana. Ubu Imana yangize mikoro yayo niyemeje kujya mvuga Imana. Uko muzabifate uko mubishaka, muri abantu, ariko Imana yonyine izirehereze imitima yanyu, bibabwire ko ari Imana ivugira mu bantu, ikorera no mu bantu. Rero ndatangira mvuga uburyo buhamyaho gato y'uburyo Imana yampamagayemo. Imana yarankunze, navuga ko Imana yarankunze nkuko namwe bakunda, gusa uko idukunda irahamagara buri munsi, buri munsi iratoranya. Nanjye ndi mubo yatoranyije rero umaze kuba umuntu wakira agakiza, nkiyegurira Imana. Mu buryo umuntu yiyegurira Imana narabuvuze, hari ikinyamakuru nabivuzeho. Icyambere iyo umuntu yiyeguriye Imana hari intego yo gukurikira ubwami bw'Imana, ukitandukanya n'ubw'isi. Intego iyo umaze kuyiha ufata umwanzuro, aricyo bita icyemezo. Wamara gufata icyemezo ugafata umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe ngiye guhinduka. Iyo umaze guhinduka rero urihana. Kwihana ni bya bindi bavuga ngo uwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, ngo cyakora abazatura bakavuga ko Yesu ari umwami n'umukiza, bakemeza ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Abo ngabo bahamya Yesu, nibo Yesu aza ngo akabaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nanjye rero ayo magambo narayiyatuje ngenyine, ndavuga ngo mvuye mu byaha, mvuye mu makosa nari ndimo. Mana warampamagaye, mpamagara ndi umwana mutoya, noneho ndongeye kuza imbere yawe. Rya jambo riri mu byanditswe byera rivuga ngo nta mukiranutsi uzagwa ngo arambarare. Nanjye Imana icyo gihe yaransanze, impa umutima wo kwihana. Maze kwihana ndahindukira. Uko umaze kwihana uba ugomba guhindukira, uhindura inshuti, uhindura abavandimwe. Hari igihe ubahindura kuko Yesu yigeze abivuga, aravuga ngo ntimugire ngo nazanywe n'amahoro hano ku isi, kuko naje gutanya umwana na nyina, naje gutanya umukazana na nyirabukwe. Ntabwo Yesu rero yazanywe no kuvuga ngo habe intambara, ahubwo nuko iyo umaze kwakira Kristo hari inshuti mbi ureka. Abo musindana mu tubari, abo mugendana mu bapfumu, abo mubeshyanya urukundo, abantu bagendera mu binyoma, iyo mukora business z'ubujura mubeshya abantu, mwiba iminzani, mwinusura cyangwa mukora forode. Hari ibintu iyo wamaze kwakira Yesu ugomba guhindura mu mibereho yawe, ari byo byita guhindukira. Iyo uhindukiye rero uta inshuti ugashaka izindi nshyashya, uta abantu badafite ubwenge, kuko Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo gihe rero uhita uvuga uti mvuye mu bujiji ngiye gushaka abanyabwenge tugendana. Uko wahindukiye rero ntabwo za nshuti zizakuvuga neza, ndetse benshi bazanabibona muri komanteri. Izo nshuti nizo ziza kugukubita imijugujugu. Bazabibona abantu benshi iyo ugenda mu baturanyi, muturanyi mwasindanaga, muturanyi mwagendanaga mu bapfumu. Iyo uhindukiye hari ibintu bita bikubaho ubumwanza, bavuga ati amfitiye amabanga zamena. Ahita agira impungenge z'uko uzamuvugira amabanga, kandi ntabwo ari cyo kintu ubugendereyeho. Ubugendereye guhamya Imana wamenye, ahubwo ukitandukanya nawe. Kwitandukanya nawe rero hari igihe umubwiriza, wamara kumubwiriza we akanga kuva ku ntego y'ibyo yiyemeje. Icyo ukora rero muri make, urarindira nawe ugategereza isaha ye y'Imana. Igihe cyagera akazaba yahinduka ari umwuka wera w'Imana umugereho. Wowe icyo ukora ni ukutamucira urubanza, ndetse no mu buryo umubwirizamo ni ukutamukomeretsa. Icyo ukora ni ukumwerera imbuto zikwiriye abihannye, nizo abakirisitu dukennye muri ibi bihe. Umuturanyi nimba mubana kunaniza, musengere, wicecekere, winumire. Hari igihe azabona kutari mubaho, ikibigutera ahubwo ari agakiza kari muri wowe. Yesu yigeze acibwa amacancwe, Yesu yigeze akubitwa, Yesu yigeze ahura n'ibitotezo byinshi, ariko icyo yari arimo yari abizi neza ko arimo aracungura umuntu. Ntabwo yigeze arwana nabo, kandi yari afite imbaraga n'ububasha bwo kuba yabwira abamarayika bakaza bakabasandaza, nk'uko twagiye twumva kuntu ba Elisa bajyaga bafata ibitero bibateye bakahindura icyo gitero impumyi, abantu bose bakagenda barandaswe. Muri make rero nshuti yanjye, wowe ukurikiye Birandikwa TV, wagize umugisha kuba wateze amatwi ijambo ry'Imana rigiye gukorera muri jyewe. Ndi umuntu woroheje, wandebera inyuma ndoroheje, no mu mutima ndoroheje. Nazanywe rero na misiyo y'Imana yanzanye, kuba nkiriho nkitijwe ubugingo, nkitijwe uyu mwuka mpumeka, ni impamvu z'Imana zishaka gukorera muri njyewe. Imana rero yampamagaye mfite imyaka 9, igihe nari ndi mu bitero
ndi mu ikosi ndi ku rugamba rwo guhindura imiryango itanyumva neza kubera guhindura amadini. Igihe kimwe bigeze bankubita, hari ubugira neza nari nakoze, barankubita cyane, biba ngombwa ko ndahunga. Mu guhunga ndi kugenda niruka njya mu bihuru aho nari negereye urugo, habaga ibisheke, abantu bari batuye Juwakari, hariya barahabona ku Karambo Juwakari. Barabizi hari igishanga cyo kwa Karirosi, icyo gishanga nicyo cyadutandukanyaga kuko urugo rwacu rwari urwanyuma. Twebwe twegeranye n'ibisheke, twegeranye n'amateke, twegeranye n'insina, twegeranye noneho hagati hajyamo urukangaga. Ibyo bishanga nibyo twegeranye nabyo. Igihe kimwe rero mfite imyaka 9, umubyeyi wanderaga yakundaga kunkubita cyane. Niyo mpamvu nkunda kwiyegiswiza mbwira abantu ngo mbasaba imbabazi yo ntanga ubuhamya bwanjye, abo bizababaza bazihangane, kuko ni igihe cyanjye cyo gukora, kuko nintakora nzabona ingorane zikomeye. Hari ibintu byinshi Imana yafunze ku buzima bwanjye kugira ngo mbanze mvuge, ntange message yanjye. Nkiri umudivantiste twajyaga turirimba indirimbo, hari indirimbo ya138 abadivantiste barayizi ivuga ngo mwami wanjye nyakira, mwami wanjye nyakira. Iyo ndirimbo narayifiringaga, ngeraho mpimana amaboko yanjye, ibiganza byanjye, nyiha amaguru yanjye, nyiha amaso, nyiha umunwa, nyiha amazuru, ndayiha wese. Iyo ndahiro rero iyo muri kuyiririmba buriya mu rusengero nimwumva ari n'umuntu yizamuye iyo ndirimbo mu nsengero zanyu, iyo ndirimbo ngewe narayifirinze bigera mu ijuru. Imana rero iza kunyishyuza. Uyu munsi Imana iri kunyishyuza, ariko nawe je izakwishyuza. Hari byinshi wahigiye Imana, igihe wahuye n'amakubu kavuga ngo Mana nunkiriza umwana nzagukorera, nzakuvuga. Mana nunkiza uyu mupanga ni intambara ya genocide nzagukorera, nzakuvuga. Akaba ariyo mpamvu Imana yakwimye imigisha, kuko hari ibyo wahize utarahigura ngo iguhe ibindi. Muri make rero nanjye Imana yarambonekeye, marayika w'Imana niwe waje mu mucyo, ariko Imana ubwayo irivugira. Ubwo ndahunze maze gukubitwa, ngeze aho hantu nicaye ndi kurira, ngiye kubona mbona izuba riraje. Nk'umwana reka mbivuge gutyo, kuri icyo gihe ni nkaho izuba ryamanutse riraza riransatira. Izuba ariko murabizi ko rigira ubushyuhe, tujya tunitwikira imitaka iyo ryabaye ryinshi kuko riri kutwangiriza uruhu. Ngewe rero izuba ryaje ari izuba ritari ryarindi ritwika ryose, ahubwo ryaje ari rya zuba rimpuma amaso ariko ritanantwika. Muri iryo zuba numva ijwi rirangurura nk'irivugira muri sare nini, rirambwira ngo mwana wanjye humura nzakurinda. Ryajwi rivuze ngo mwana wanjye, nagize ubwoba bwinshi mpita ntaruka ndirukanka mpagarara hirya, ariko wa mucyo mbona ntawe uhari. Imana yongeye kubinyibutsa rero mu mwaka wa 2020, inyibutsa ko uwo mucyo yari Imana yari igiye kuvugana nanjye. Ubwo nihuse ku myaka yanjye 9, nanone muri 2016 2017 nari naragiye mu byaha bitandukanye, nafite business z'utubari. Muri business z'utubari habamo amabanga menshi, ndetse habamo n'ibyaha byinshi, kuko habamo ibinyoma, habamo ubujura, habamo kuba utasambana ariko ukaba wacuruza abakobwa, ukabavuga uti nge sindi busambana ariko dore ngiriya ndaya yijyane. Nta kundi nubwo ntabikoze n'iriya ndaya ndayitanze, nabwo nkoze icyaha kuko ndacuruje. Nagiye nkora ibyaha bitandukanye, rero Imana itangira kongera kunsanga. Nigeze nagira inzozi nkora impanuka mu muhanda, mutitirukanka cyane, ngongwa n'imodoka kuri Proclinique Senja, ariko izo nzozi Imana ari yazinyeretse, impa n'ibimenyetso sinamenya gusenga. Hari igihe rero nigeze nanone guhura n'inzozi zikomeye. Izo nzozi nari ndyamye, umuntu araza arankubita, yari yambaye imyenda y'umweru, agakubita ankubitisha inkoni yari imeze nk'akuma. Kwa kunkubita mu nzozi ndamubwira nto urampura iki? Uwo muntu arambwira ngo ntuzongere gushyira Bibiliya yanjye hasi. Hanyuma maze kuvuga iryo jambo, nahise nkanguka, ndebye ku isambo nabuye mu isaa 10 zijya gushyira mu gitondo. Ubwo icyo gihe ibyo bintu bimbaho byambayeho muri 2017, byambaye 2017, ego bimbaho 2017. Ubwo icyo gihe nari mfite Bibiliya enye mu nzu, nari mfite Bibiliya
ebyiri z'icyongereza z'abana kuko bo bakoreshaga icyongereza, bateranaga mu cyongereza, nanjye nkagira Bibiliya ebyiri z'ikinyarwanda, zose zari iz'abahamya ba Yehova. Ndagenda mfata Bibiliya imwe nyishyira ku musego, ngira ngo ni amashitani ari kuntera ambwira ngo nshyire Bibiliya ku musego, cyangwa n'Imana iri kumburira kuko ndi guterwa yenda n'imyuka mibi. Nyishyize ku musego ndaryama, ndongera ndasinzira, ariko mu gitondo mbuzwa amahoro n'umwuka wera w'Imana. Umwuka arampata kugeza aho nisanze ndi mu mujyi mfite amafaranga. Ndagenda ngura iyi Bibiliya, ngura n'igitabo cy'indirimbo cy'abadeperi se, cyangwa reka tukite ko ari cya Gipantekoti. Ndangije ndavuga ariko se ngiye kuba umurokore? Ibyo bintu birantangaza. Ndabyibuka ko nabiganirije abahamya ba Yehova banyoboreraga Bibiliya, icyo gihe nigaga Bibiliya, nari umusomyi wa Bibiliya. Icyo bansubije cyari gihabanye n'icy'umwuka w'Imana ashaka kuri jyewe. Imana igutoranya iguhamagara ku giti cyawe, nta n'umuntu wakubuza kuvuga, kuko uramutse utavuze wabona ishyano. Ubwo rero izo nzozi zivaho, reka nihute kubwa mayerekwa y'inzozi nagize. Bibiliya nuko ndayitunze, ntangiye gutunga Bibiliya, hari ibintu byinshi byahindutse ku buzima bwanjye. Natangiye guhunga ibyaha, ntangira guhunga inshuti mbi, ntangira kugira amagambo ayunguriye ngomba kwitwararika kuvuga. Hari ibintu nahindutse ndetse bigera no ku mubiri wanjye. Abantu banzi kugera muri 2019, nari umuntu w'inzobe cyane, ndi Isirayeli Queen niko nabyita. Ntabwo nakwita Isirayeli, ariko nanjye nari umuntu usa neza uburiya nk'uko abakobwa b'iki gihe baburiya, kuko narabikundaga cyane. Ariko kubera Bibiliya, Imana yaraje irancura impanuraho n'amaherena. Ntabwo navuga ngo Imana niyo yampanuyeho, kuko n'ubu yenda nayambara nibishoboka. Kuko ndibuka ko icyo gihe Imana yarancuze n'imyenda yanjye yose ndayitanga, kuko imwe yari migufi, amapantaro ari menshi, zakora ari nyinshi, amaherena ari menshi, byose mbishyira hasi, mfata Bibiliya ntangira kujya nyisoma. Ubwo icyo gihe rero byaje kugira nihuse cyane, ntangira kujya mvuga ubutumwa ku muntu duhuye, kuwo duhuriye mu nzira. Muri commentaire umuntu yazamura ikiganiro cyitwa Bibiliya aho dukorera muri business, nkaba mfashe Bibiliya nanjye nkabwiriza. Niro turuva ndi kubwiriza muri iki gitabo. Namaze imyaka 11 mu bahamya ba Yehova, ariko gufata umwanzuro ko umuhamya byari byaranze. Noneho nigeze nagira inzozi zikomeye, ku buryo nagezaho izo nzozi nzirota. Urugendo narifite nashakaga no kurureka. Inzozi zambereye ebyiri. Inzozi za mbere narazirose ndota nk'ibintu mu nzozi, amazi arabitembana, ariko nyuma nza kongera kugarurirwa bya bintu byanjye. Mu kubigarurirwa bucya mu gitondo ndi bujya ahantu, icyo gihe nari ngiye gusengera umudamu. Hari umudamu wavuye mu babikira avamo akuze, Uwimana iramunzanira. Umugabo arambwira ati mutegure, dore uri umusirimu, uyu munsi turi busezerane mu rukiko, umukore neza, aba ari umugore usa neza, mujyane dusezerane. Uwo mugabo amaze kumunzanira, nategetswe gukora ibyo bintu nta n'igiceri cy'ijana mpaye, kugeza aho najyanye umudamu muri saro, amafaranga we na makiya ndamutwerera 5,000. Ariko arambwira ati yeme nshingiwe nkuze, mvuye mu kibikira, hari igihe ntazabyara. Ndamubwira ngo gira kwizera, Yesu ko yarari n'uyu munsi niko ari. Ndamusengera, musengeye aza gutwita. Inda rero igeze mu mezi nk'umunani, arambwira ati ndenda kubyara utaransengera, kandi ndabizi ko ufite imbaraga z'Imana. Ndangije ndamubwira nti rero nawe izo mbaraga urazifite, kuko Imana iri naho ngaho uri. Arakomeza resista. Ndamubwira nti reka nze ngusengere nta kibazo. Umunsi nagiye kumusengera, nari ndi kuri moto, inzuki zirandya zindira kuri moto, zimaze kundya ntagashakoshi, n'ibintu byose nari mfite. Mbwira umumotari nihute cyane, bagire gute bamfashe kuba bansiga ibitunguru. Buri bitunguru byica buriya bukana bw'inzuki. Ndagenda, iyo message yabereye mu Miduha,
niho inzuki zandiye umuzinga wazo, umumotari ntiyagira uruki na rumwe rumubaho rumurya. Hanyuma ngiye kwibuka, nibuka ko nataye ibintu byanjye. Motari arambwira ati rero ubu babitwaye kuko amaze guca imodoka nyinshi, hamaze no gucana za moto. Ndamubwira nti hoya, ntisubirayo, ntibasugaruka ariko wagerageje. Asubiyeyo yangaruriye bya bintu uko byakabaye. Hanyuma uko nabihawe n'amagambo yambwiye, nari nayabonye mu nzozi. Muri cyagiye narotaga amazi antwarira ikote akantwarira n'ibintu. Ubwo ntangira kwita ku nzozi zanjye. Nawe uri gukurikira Binandikwa TV, Imana ivugana natwe mu nzozi, Imana igira ijwi, Imana igira message mu bahanuzi bayo, Imana ikorera mu bantu. Ntuzongere gukerensa inzozi zawe uko wiboneye. Hari inzozi ziva ku miruho nkuko mu mubwiriza habivuze, ariko hari n'inzozi ziza muri message y'Imana nkuko muri Yobu habivuze. Mwitondere inzozi murota nkuko nanjye nazitondeye nkabibona. Ubwo byaje kurangira rero, icyo gihe cyose nabaga niga Bibiliya n'abahamya ba Yehova, nitwa umwenteresa, kuko kugira ngo umuhamya wa Yehova wemerwe mu itorero witwa umudada, nuko ubatizwe ukiyegurira Yehova mu isengesho ukajya no mu mazi. Ubwo izo nzozi zituma nongera kubabwira iby'izo nzozi. Nabwo barongera bambwira ko noneho mfite umudayimoni. Bambwiye ko mfite umudayimoni, ndababwira ntari ko se uyu mudayimoni ndota ibintu byanjye bikaba, ejo bundi nkarota bikaba, uwo mudayimoni kuki yaje ntarakizwa, yaje ntarahinduka. Barambwira ngo yenda kirya gihe yakubonaga nk'umukozi wabo we, none wamucitse, yakoze izindi nzira zo kuba yaguteza izo mbaraga zindi. Bampa n'isomo rwose igihe Pawulo yirukanaga umudayimoni mu mugore, umugore wajya guzanira indonke umugabo, icyo gihe Pawulo agakurubanwa hasi agashyirwa mu nzu z'imbohe. Banyereka ko ari umudayimoni. Ndangije mfata amasengesho y'iminsi 3 njya kubaza Imana ngo uyu mudayimoni ni mudayimoni bwoko ki? Icyo gihe rero mbaza Imana yaranyihoreye, ndongera ndasinzira. Mu gihe nari nsinziriye nagiye kubona mbona nanone mu nzozi marayika araje aza imbere yanjye, imbere y'urukuta, avugana nanjye, agira ibintu ambwira. Amaze kubimbwira aragenda. Ariko bwo ngira ngo naye inzozi sinabyitaho, nta nubwo nabyemeye. Ariko ibintu ambwira marayika iyo yabimbwemera nkaho nabyize nkabiboroka. Ubwo impamvu uvuga ngo ni marayika, ntabwo Imana ibonwa. Ariko mu nzozi igihe uwo mu marayika ndamubona. Icyo ntabona ni isura yo mu maso, nshobora no kutamubona mu biganza, ariko ikanzu y'umweru ndayibona imeze nk'iy'abapadiri. Noneho hashize igihe nkora business, nari ndi muri downtown mu nkweto, nkajya nkunda guhura n'inzozi zidasanzwe. Hanyuma Imana integeka gusenga ku isaha ya 9 y'ijoro. Icyo gihe bintegetse nabwo ndangije amasengesho y'iminsi 3, kubera ko nari ndi gusengera karande n'imiryango, nsengera inshuti zanjye n'abavandimwe, nsengera urukundo rwakonje. Nta kuntu wakwibaza kuntu waba uri umubyeyi ukabyara abana 2 b'abahungu, uzi ko kubyara ari umugisha, ngo nimba naniranywe na se w'abana, ba se wabo babure, ba nyirasenge babure. Noneho nkibaza icyo kintu, nkajya mvuga ngo ni igiki kindiho kwa gusengera ibintu byanjye. Rero nsenga mvuga ngo Mana, nagize ibyago, mvuka ndi umwana umwe w'ikinege, mu kuvuka kwanjye ndi ikinege, ngira n'ibindi byago, sinabasha kubona mama na data, mu kuvuka kwanjye k'ubupfubyi. Ibi bintu birambabaza. Ngira n'ibindi byago, sinamenya mama wacu, cyangwa se ngo menye masenge, cyangwa ngo menye data wacu, atari uko babuze, ari uko bapfuye bandi baricwa. Ibyo nabyo ni ibyago. Kwa mama ndahabuze, mbuze mama nibyo, ariko ari gibura nyoko, ukabona nde nyoko wanyu. Icyo gihe sinabonye mama wacu, sinabonye mukuru wa mama cyangwa mbone murumuna wa mama. Nyamara baravutse bari bahari, nabo barapfa. Ngenda mbaza Imana iki nshakaho. Nibaza impamvu Imana yatumye mfatwa ku ngufu nkabyara. Nibaza impamvu Imana yambujije kwiga ngo nsoze amashuri yose, njya kumera nkaho ngiye guhangana n'Imana. Nyibaza ibibazo nkuko umuntu witwa Yobu yahuye n'ibigeragezo n'ibitotezo, nawe atangira kubaza Imana. None muri bya bihe nabazaga Imana rero, Imana yampaye message nanone, ijya impa message mu ijambo ry'Imana, nayo narayibajije
kuko yo nyibajije vuba aha ngaha iyi message imaze igihe kinini nari naranze kuyitanga. Imana impa iyi message nayimaranye igihe kinini ntinya kubivuga kuko ntanga kuba umuntu yabeshyera Imana, babahanuzi b'inzaduka babeshyera Imana ngo Imana yavuze itavuze, abo nabo Imana yabavuzeho ko bahanura ibintu batavuze. Nanjye nkomeza kugenda mbaza Imana uko ngenda ntinda, nza kubona ibimenyetso none Imana irabinyibwirira neza. Noneho rero icyo gihe nayibazaga, yarambwiye ngo niki wampaye kugira ngo uburiho. Ndayibwira ngo ntacyo. Niki wampaye kugira ngo uburiho? Nanjye nakubaza ngo niki wahaye Imana kugira ngo uburiho? Kitekereza urebe ko hari icyo wayihaye. Imana irambwira ngo ibigerageza urimo ni inkoni zanjye, kandi ugomba kubanza kunkorera nkabona nanjye kugukorera ibyo ushaka. Ntabwo rero Imana bayiguriza, nta nubwo bayikopeshaho cyangwa se ngo ujye kuyiguza cyangwa ngo uyikore kuko hari ibyo ikwishyura. Ariko Imana yarambwiye ngo uri kuririmba wajya gumpigira kuzankorera, ntabwo uri kunkorera. Ubwo muri make nawe wibuka amasezerano wagiranye n'Imana, wibaza impamvu utari kuyikorera. Icyambere yarampombeje downtown, ndahomba neza. Maze guhomba mfata inzira njya kujya gusengera ku musozi witwa Ndabirambiwe, ndagenda mara iminsi 3 mu ruhengeri imvura igwa idahita. Maze kugera kuri uwo musozi cyo kora amavana ijambo mu kanwa k'umuhanuzi, ijambo rivuga ngo genda usezere inshuti zawe zose uduretinga abantu bari muri telefone ya, kuko zira ntabwo ari inshuti. Mu kumanuka inshuti zanjye nyinshi narazibwiye Imana yambwiye ibi nibi koko, kandi koko kuzisezera birananira. Ariko kuko kuzisezera byananiye, zo zarisezeye. Zisezeye nabi rero, zisezeye zingambanira, zisezera zimbabaza. Izo dukundanye zinshyira kuri social media zinsezerana agahinda n'amaturoma, izindi ziranyiba. Inshuti koko zimbana inshuti pe, ubwabo ubwazo zirisezera ziragenda. Mbo zimaze kugenda, ndakomeza. Harimo inshuti imwe nari naragundiriye naranze kurekura. Iyo nshuti nyifata nk'umuvandimwe, iyo nshuti nyifata nka musaza wanjye. Iyo nshuti ntanamena nibanga ko tutavindimwe ngo hatagira umuntu yisuzugura mu mari yanjye ncuruza. Iyo nshuti irampombya ngera naho mfata credit. Maze gufata credit ninjira mu wundi muryango nkora business, nabwo ngendana n'Imana. Imana iramvugisha, Imana ikorana nanjye. Akaga nahuye nako mwabantu mwe, buri saa 9 z'ijoro nagombaga gukanguka nkasenga Imana, nkayiririmbira, nkayisaba, nkabasengera mwe muri gucuruza, nkasengera bari mu bitaro, nkasengera abarwayi. Hari abari mu ngo zabo baba barwaye batabona kivura, hari nabo basezerera. Nkasengerera abantu bafite imibabaro, nkabasengera. Mfata imitwaro yo kujya mbasengera nijoro saa 9 nkageza saa 10. Icyo gihe saa 10 naba ndangije nkahita mfatwa n'ibitotsi bya bundi bushya. Downtown abantu barangurizayo barabizi. Umuntu wa mbere uzinduka nibura saa 12 aba yahageze. Hari n'abazinduka mbere, kuranguza bibasaba kuzinduka bitewe n'abakiri ufite. Ariko jewe tekereza ko nasinziraga iyo ntakangukaga saa 2:30, nakangukaga saa 3. Ngaho shyiraho iminota yo kujya muri douche, kwiborosa no gufata moto ujya kuri Downtown. Ndagenda ndahomba, imari ndahomba. Mu guhomba neza abantu bakabona nje saa 3, hari nababonaga nje saa 4. Yewe hari n'igihe nazaga saa 5 ibitotsi byanze gushira kubera amasengesho ahoraho. Hanyuma nza kubaza Imana, ariko se Mana, ibi ngibi ubiterwa n'iki? Kuki udahira imirimo y'amaboko yanjye? Ko ncuruza utubari byanze, nkacuruza kandi bikanga, nkacuruza restaurant bikanga, nkagira ngo nuko nshyiramo inzoga, nkajya muri forode ukankuramo, nkagira ngo nuko nagiye mu bintu Imana itemera na leta itemera. Ibi no mu nkweto ko naje umbwira ngo nimpaze, ni igiki kitumye ukomeza kungerageza? Imana irambwira ngo yagira ngo inkureho inshuti mbi. Kumbi inshuti mbi ni ya indi nitaga musaza wanjye. Noneho ndayibwira nti se ko inshuti yagiye nkaba ndi gukora ntibigende, Imana iranyihorera. Ahubwo bigeze aho ndahomba burundu. Ndibuka ko njya kusezera business, nagiye njyanye amafaranga yo kwishyura iseta neza sinzi imbaraga zavuye zirambwira ngo amafaranga yareke. Umuntu nari nyazaniye ndamubwira nti uzi n'ikindi
ntago aya mafaranga yaguha sinkishyuye iseta ndatashye. Nahise mpakira ibintu byanjye byose, inkweto ndateza, zindi nzisigira abantu bazicuruza, ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo nkomeza gusenga ya masaha yanjye yo gusengera karande. Ubwo rero muri icyo gihe hari umuvandimwe wanjye wari ufite ahantu atuye ntarinzi kuko ari yimutse avuye Masaka yagiye ahantu bita Zantunga, ngiye ntabwo nari nahagera. Ndamuhamagara ndamubwira ngo nzagusura. Nari bumusure rero ari kuwa gatandatu, ariwo munsi bita ku isabato. Uwo munsi napanze kumusura, nijoro ngira inzozi zidasanzwe. Ngira inzozi zidasanzwe, inzozi ziza ari nka filime. Zimaze kuza, marayika w'Imana arongera wa wundi ujya n'ubundi ntazi isura neza, araza arambwira ngo gira vuba tugende. Mpita ninjira mu cyumba, sinzi ibintu nafashe mu nzozi, mpita mfata ibyo bintu ndasohoka. Mu gusohoka marayika amfata akaboko, amfashe akaboko, turagenda. Ibintu by'inzozi rero birihuta cyane. Twahise tugera ahantu tubona akantu k'agashyamba kameze nkamera neza, kari kicayeho umuntu ku ntebe. Uwo muntu isura ye ndayibuka, nanahuye nayo namumenya. Arakomeza arantwara, nta kintu tuvugana, nta kiganiro dufitanye njye nawe. Hanyuma tugiye ahita ndenza ko gashyamba kameze nkamera neza kuko ntago kari agashyamba k'inzitane. Ahita atangira kumvugisha, arambwira ngo urimo urareba? Ndimo ndareba. Ngo itegereze. Akimara kuvuga ngo nitegereze, mbona imbere inyuma y'akagashyamba ikibaya kinini cyane, nkuko bavuga ngo ni ikibaya cy'u Rwanda rwose, kuko sinavuga ngo mbese ni ikibaya kinini. Nahise mbona amaserikeye muri icyo kibaya menshi cyane. Amaserikeye y'umweru, aya ribuyu, ayameze nk'imivuro iriya bengagamo mu byaro, abantu baba bavuye mu byaro barabizi. Ikibaya gisandaramo amaserikeye. Mbona no hakurya ibintu bimeze nk'amaserikeye, ariko mu nzozi nge nabonaga ari amato, ari byato binini, bwa bwato tujya tubona mu mafilime, kuko ntabwo ndabona ubwato, ko sindagira amahirwe yo kujya ku nyanja uretse kubibona ku mafilime. Ikintu cyakurikiyeho rero, yatangiye kuvugana nanjye, arambwira ngo itegereze. Ambwira bwa kabiri ati tegereze. Nditegereza. Akimara kumbwira bwa kabiri ngo itegereze, nagiye kubona mbona amasanduku, kumwe isanduku zimeze, murabibona isanduku yenda tugeranye na Bibiliya, ufukuyeho umufuniko ukegura gutya. Mbona isanduku urapfundura ugapfundikira, ugapfundikira. Mbona isanduku ko yeguka haravamo abantu. Uko zeguka nkababona hafi, nkababona kure, nkababona hirya, nkababona kure. Mbona harimo haraturukamo abantu. Mpita ngira ubwoba, ntangarira ibintu birimo birambaho. Ubwo ngubwo abo bantu ukuntu babaga bameze, nabonaga ari abantu basirimutse batandukanye. Mbonamo abantu bameze nk'abapasiteri bambaye amakote, bafite za Bibiliya mu ntoki. Mbona bameze nk'abahamya ba Yehova, bafite ibikapu. Mbonamo abakobwa b'abasirimu. Mbese mbonamo abantu batandukanye, abasaza n'abakecuru. Ikintu ntabonye muri izo nzozi, ntabwo nigeze mbona abana. Nta muntu w'uruhinja nabonye w'umwana, nta n'umuntu n'umwe nabonye w'umwana w'imyaka 12 kumano. Nabonaga abantu basa nkaho ari bakuru. Noneho arambwira ngo se uri kwitegereza? Ndamubwira nti banyuranamo, buri wese ari mu bye. Noneho muri ako kanya mbona nanone hari urundi rujya n'uruza rw'abantu barimo baraza bajya mu masanduku, ariko batajya muri yandi y'aba bantu, ahubwo ya masanduku ku ruhande atari kugenda asokamo abantu bajyamo. Mpita mubaza nti none se serikeye yangira hehe? Arangije arambwira ngo itegereze. Hanyuma arambwira ngo bari abantu uri kureba, rura ruhande rw'abari abantu ubona bari gusoka mu mva bagenda, na abantu bapfuye bahagaze. Abo ngabo nibo muri guhura mu nzira, nibo murimo muragendana, nibo baboshya, nibo bashukisha ubweskoro, nibo bababwira amagambo abareshya y'urukundo badafite, ahubwo bagambire kubasambanya. Aba bantu nibo
bari gutwara abagabo b'abandi, anyereka abakobwa, kuko ubwo uko yabivugaga nge mu nzozi narababonaga, akanyereka abakobwa bambaye amamini, akanyereka abakobwa b'abasitari, akanyereka abakobwa basa neza, akambwira ati bari abantu nibo basenya ingo z'abandi, kuko umuntu arasezerana n'umugabo we ariko bari abakobwa bagahurira mu yandi mazu bakaryamanamo. Akomeza ambwira, ariko mu bintu yambwiraga sinagize n'ubwenge bwo kumwitegiza ngo murebe mu maso mvuge ngo reka mpindukire murebe, reka da, ahubwo nakomeje gutumbira ibintu biri kugenda biba. Abo bantu bo ku ruhande rumwe bambwiraho ibintu byinshi cyane, arambwira ngo aba bantu nibo bananije abagenzi, nibo bakora ubupfumu buziguye n'ubutaziguye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hariho ubupfumu buziguye n'ubutaziguye. Hari umuntu uzakubwira ngo ufite imyaku, hari uzakubwira ngo ufite imikoshi, hari uzakubwira ngo ufite inyatsi. Ibyo bintu muzabyitondere, ni ibintu bya Satani agambire kujya babwira ayo magambo kugira ngo mujye mu bapfumu. Hari uzakubwira amagambo nta kintu atwaye, ukumva ko nta kintu atwaye rwose. Muzumva amasysteme y'abantu bavuga ngo wakintuwe, ngo kandagira no wakintuwe, amagambo mubona ko nta kintu atwaye rwose muri societe, ubona nta kintu atwaye, ayo mwebwe muzi kuruta ayo mvuze. Ari amagambo bakoresha asa nkaho ntacyo atwari ko ari aya Satani. Hanyuma arambwira ati aba bantu wabonye nibo bananije abagenzi, bigize abahanuzi b'ibinyoma, bigize abapasteri, bigize abantu mbese b'abapadiri, bigize abantu b'abavuga butumwa, ndetse rwose isaha yo kubwiriza igeze barambara neza bakajya kubwiriza, nyamara nubwo babwiriza abaturanyi babo ntago baberera imbuto, kwa kundi baterera imbuto barimo baratukisha izina ry'Imana, bigatuma umurimo w'Imana udakorwa neza. Nuko ambwira ibintu byinshi, arambwira ati aba bantu nibo benshi, kuko nabonaga ari na benshi, kuko nibo benshi barimo hano ku isi, nibo ubakunzwe, kuko uzasanga abo bantu banakunzwe cyane kuruta abavuga ukuri. Abantu bavuga ukuri ntago bakunzwe. Niyo mpamvu Imana yavuze muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 harimo irembo rifunganye, ngo irembo rifunganye ni irembo rigoye, ariko ngo irembo rigari ngo ni irembo ryoroshye, ni relaxe, ni wisindire, ni wiyambarira ubusa, ni winywere, ni wisambanire, ntacyo bitwaye, nta kintu bibitwaye, ntabwo ari icyaha, n'ubuzima bwa relaxe. Munywere mu mihanda nta kibazo, munywere mu nzu musinde nta kibazo, mwanyweye mwasinze nta kibazo, ni relaxe. Ubutinganyi nta kibazo, mbese ubu lesbienne nta kibazo, gukora za divorce ntacyo bitwaye, ni ukwitsamura ukabusezeye umugabo cyangwa ugasezera umugore, kwirukana umwana nta kibazo, kuvuma umwana nta kibazo, umwana kwigomeka ku mubyeyi ntacyo bitwaye, ni relaxe. Ubuzima bwose bwabaye relaxe, nukubita umwana wawe ukamurengera bizagukoraho. Hari uburyo ki ubu ngubu Satani ari gukora, agakorera muri abo bantu ba ntacyo bitwaye. Ubwo mvuze bikeya, yambwiye byinshi, reka ngaruke kuri babandi bazaga mumva. Arangije arambwira ati rero aba bantu bari guturuka bari kuza hano ubona ni abantu bapfa buri munsi ku isi yose, buri munsi abantu barapfa bagahambwa, ni abantu bapfa buri munsi. Noneho arangije kumbwira gutyo, mpita nshaka kongera kumubaza, ndamubwira ni Serike yangira ihe, kuko nagira ngo ndajya muri abo bantu ba relaxe cyangwa se ndajya mu bantu bapfa buri munsi. Ubwo nari nzi ko nje gupfa nta kindi. Muri icyo gihe amaze kumbwira ibyo bintu, nkamubwira ngo Serike yangira ihehe, ahita ambwira ngo nta Serike yawe iri hano. Arambwira ngo ibi bintu nakwerekaga nagira ngo ugende ubibwira abantu banjye. Arambwira ngo nakubwiye ko ugomba gushaka umunyabyaha, nagutumye ku munyabyaha. Noneho amaze kumbwira ko yantumye ku munyabyaha, nibyo byatumye ntinda kuvuga ubutumwa, kuko bumaranya amezi menshi ndetse umwaka uranarenga. Arangije arambwira ngo nagutumye ku banyabyaha. Ubwo ampa amasomo yo muri Bibiliya. Arambwira ngo Luka igice cya 15 umurongo wa 7 n'uwa 10. Arangije arambwira ngo ugenda uvuge, bakumve ntibakumve, wowe ugenda uvuge ukarabe wigendere. Hanyuma arongera ampa amasomo
arambwira ngo ubabwire ngo Petero 2:3 ubabwire ngo Imana ntabwo itindije isezerano ryayo nk'uko abantu benshi babikunda, nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo ishaka ko nta numwe warimbuka, kuko Imana yakunze isi cyane ishaka ko nta muntu numwe warimbuka. Hanyuma arangije arambwira ngo Mariko igice cya 13 umurongo wa 35 kugeza ku umurongo wa 37 arambwira ngo tube maso nanjye mbe maso, mube maso nanjye mbe maso. Iryo somo reka tubanze tunarisomere hamwe nibyo biri bumfashe. Mariko igice cya 13 umurongo wa 35 kugeza ku wa 37 haranditswe ngo nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba nk'uko ubu nguko ndi kuvuga ubutumwa nimugoroba murabibona, cyangwa mu gicuku babwenda mu ijoro hagati, cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwira ndabwira bose nti mube maso. Ngewe rero ntago mvuga ngo mube maso, nanjye ndi maso, ngomba kuba maso. Iri jambo amaze kurimbwira ngo tube maso uko tutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa umuseke cyangwa mu gicuku cyangwa umuseke utambitse, nabyizeho byinshi, ngewe ubwanjye nabyigishijeho byinshi nkuko nawe wabyigishaho byinshi. Ese waba uri maso? Ese ngewe ndi maso? Ibaze nanjye nibaze. Hanyuma amaze kumbwira aya magambo yuko abantu baba maso, ambwira ibintu yamaranye igihe mu ijoro. Arambwira ngo ubwire abantu banjye ngo bagiye bashyira amatariki n'imyaka, ngo icyo gihe nicyo Yesu Kristo azaziramo, ubabwire ko batazi umunsi n'igihe, na Yesu yabyivugiye muri Bibiliya ko uwo munsi atawuzi ahubwo uzwi n'Imana bwite. Arambwira ngo bwira aba bantu ngo impamvu mbabwiye ngo babe maso, hari abantu bari kurimbuka bazize gusinzira. Baririmbiye Imana, barasenza y'ijoro, basenza yo kumanywa, bafashije imfubyi, bafashije abapfakazi, Mana bakoze imirimo itandukanye yo kugira neza, basuye abarwayi, bakora amagurupe yo kujya kubasura, ndetse rwose bafite n'urukundo mu mitima yabo, ariko hari ikintu babuze kugundira Imana kubera gusinzira gatoya, bararimbuka. Uyu munsi hari abo mwashyinguye, ejo hari abo tuzashyingura, nanjye ndimo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byo kuba dusinzira ni mu buryo bwa mwuka dutebwa gato, ari byo dusigaye twarihaye systeme. Mwitondere iyi systeme Satani yakoresheje muri ibi bihe. Iyi systeme ari kuvuga ngo dukora icyaha, ngo umuntu yamaze gukora icyaha ngo arongera akihana, Imana ikamubabarira. Ese iyo mikino turi gukina, iyo mikino uri gukina ni mikino nyabaki? Ngiye gusambana ndaje nihane, oya ndiba ndihana, oya rwose ndabeshya ndihana, Imana n'umutunzi w'imbabazi. Uri muzima mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe buratekereza ko uzajya ukora ibintu ngo ndihana, Imana ikakureberera? Ntabwo iyo mikino Imana yigira. Imana ishaka abantu bafite umutima umenetse, bafite umutima ushenjaguwe, bashaka kureka ibibi n'ibyaha, kuko Bibiliya ijya ivuga mu migani, mwana wanjye gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Ubu tuka Imana nta wundi ni Satani. Ubu rero Satani ari muri twe nk'uko yajugunywe mu isi tukagusha ishyano, aradukoresha amanywa nijoro ibyaha, turi mu buretwa. Hari igihe muvuga inkuru za Bibiliya mukajya muri Egiputa, yego nibyo, mukavuga ku Bisirayeli, yego nibyo, ariko mukirengagiza ko namwe muri Egiputa. Egiputa ni iki? Egiputa ni mu byaha. Iyo tuvuze Egiputa ntabwo tuba tuvuga Misiri ya kira gihugu. Egiputa mu Rwanda irahari, Egiputa mu Burundi irahari, muri Kongo irahari, mu bihugu byanyu bya Aziya, Amerika, Uburayi, mwese Egiputa zirahari, na Isiraheli na Kanani irahari. Iyi Egiputa rero nubwo tuyirimo iraryoshye, irimo relaxe, ariko iriho n'uburetwa, iriho no kurimbuka.
marayika amaze kumbwira ariya magambo yo kubaburira, ngewe akenshi yagiye amvugana nanjye igihe cyose aza mfite message z'indirimbo zo mu bitabo. Indirimbo y'181 mu gitabo cy'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi, iyo ndirimbo yari iri mu mutwe wanjye. Igihe yankubitaga mfite Bibiliya, yampaye indirimbo ya Judy Babiriki, nayumvaga muri off mu nzozi ivuga ngo takacira ubwo bakamanda ni Yesu. Izo message ni ibintu byambayeho. Ejo bundi ijya kunsobanurira iby'umuhamagaro wanjye, yanyibukije indirimbo y'138. Hari igihe we muririmba mu rusengero haba harimo abantu 5 cyangwa 10 cyangwa 3 bari gusezerana n'Imana mutabizi. Mwebwe muri iki, muri abantu muri kubareberera, kubera iki murafunga business mukajya gusenga, ariko muratwara amatwi yo kumva ariko kumvira bikanga. Ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo twumvire umuburo w'Imana, atazagira umuntu numwe urimbuka. Kwa gutinda kwanjye rero mbibabwire, nafunze business, hanyuma ndavuga nti rero ngende ngomba kwicira inzira ngakora. Ariko ubutumwa sinjya kubuvuga, sinzavuga ngo Imana yarambwiye, hatazagira uvuga ko nanjye ndimo ndabeshyera Imana. Sinzavuga ngo ni namaranga mutima yanjye, ndi ibintu nagiye ndwanya kuva na kera. Imana inyibutsa abahanuzi yagiye inyoherereza. Mbivugiye kuri kamera, umupasiteri witwa Korodi, profeti, yarampanuriye ambwira ko ngiye kumusitari wa Yesu. Icyo gihe arabimbwira public mu iteraniro. Buriya hari umuntu witwa Evangeliste Gihozo, nimba undeba urabyibuka ko wigeze umpanurira igihe nagusangaga mu rusengero rw'Abapantekote nje gutanga ituro. Nigeze Imana yangirira neza, ndavuga ngo Mana nunye muri iki kibazo nzatura ituro mu rusengero nanjye rifasha abandi bantu ntazi, kuko ngiye nkunda gufasha abantu nzi nabo ntazi, ariko nitanga mu rusengero none ndaritura rizafasha abandi bantu ntazi. Icyo gihe nagiye mu rusengero nzi ko ngiye gutura ituro, Gihoza Imana imukoreramo, aravuga ngo Imana igushyize mikoro imbere, ugiye guhanurira amahanga, ugiye kuvuga Imana. Ibyo bintu byabaye muri 2018. Imana yagiye yohereza abahanuzi batandukanye kuri jyewe. Hari indirimbo twagiye turimba namwe murazizi ngo Imana yagiye yohereza abahanuzi kuri mwe, ariko nitwumvira umuburo. Nge rero igihe cyanjye cyageze cyo kuvuga Imana, uko nabivuga kose, uko wabyumva kose ubifitiye uburenganzira, ariko ntunterense umwuka w'Imana uvuga ari kukubwira ngo ngwino. Ni wowe uri gutinza isezerano, ni wowe uri gutinza Kristo kuza kugira ngo aturuhure izi ndwara, kugira ngo aturuhure izi mfu, kugira ngo aturuhure izi ntambara ziba mu isi hirya no hino ku isi, kugira ngo adukureho ibi byorezo. Nimba covid imaze imyaka 3 tuhora muri zaguma mu rugo mugapfukamunwa, izitegerejwe inyuma murazizi. Imana rero je yabantumyeho, ntago mbeshyera Imana. Iri kumbwira ngo misiyo yanjye niyo kuvuga, kuko ntago nzi umunsi. Nukuri pe sinzi nimba ejo nzaba mfite mbara ubukeye, ntago nzi nimba nzaramuka. Mu magambo make rero message yanjye yari iyo ngiyo yo kuguha, ubundi nkigendera, ni yuko ugomba kuba maso. Imana nanjye rero impisomo irambwira ati ibi bintu, nkuko Pawulo nawe iyo yabaga atari bubwirize yagombaga guhura n'akaga. Marayika w'Imana yarongeye amisomo ryo mu bambere rw'Abakorinto, urwambere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 16, ko nintabwiriza nzabona ishyano. Ngenda bakarabiye imbere yanyu, nta shyano ntegereje kubona. Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo mube maso, mutunganye inzira zanyu, mutunganye serikeye zanyu, mutunganye, kubera ko hariho imperuka iri kuza ku giti cyawe. Iri kuzira umuvandimwe, iri kuzira umubyeyi, iri kuzira abana mwigana, iri kunzira, iri kuzira imiryango yacu, ariyo y'urupfu. Uru rupfu rero turi gupfa, hari abari kurimbuka, hari n'abari kubona ubugingo, ariko Imana yababajwe nuko harimo abarimbuka kubera kurangara bagasinzira. Wisinzira mwene data, Kristo utazamuhomba. Nanjye ndasabwa kudasinzira, kandi nubwo nge nabi icyapa kibayobora mwigendere, ariko nge nzi ko ndi mu muhamagaro w'Imana, sinzasubira inyuma. Naho nagwa sinzarambarara, ariko nge ku cyifuzo cyanjye ntabyo nifuza. Nawe wikirensa umwuka w'Imana uri kuvugira mu kanwa kanjye,
ubu ngewe ndabasezeye rwose, nta kindi narenza kuri ubu butumwa Imana yampaye, nta n'iki na kimwe. Ubutumwa nabuvugiye mu modoka, icyo gihe ngenda Mwuka Wera arongera arambonekera mu modoka, noneho ijwi ndaryumva ku manywa y'ihangu kugira ngo mbone ko ibintu bitari inzozi. Iyo modoka yajyaga intunga nayivugiyemo ubu butumwa hashize imyaka 2. Umuntu uri mu modoka mubwira ku by'aya masekeri no kuba maso, yarambwiye ngo wakureba inyuma ntabwo yafashwa. Ahari birashoboka ko wambara imyenda igatuma udafasha bene so. Iyo myenda yituma mwene so arimbuka. Yireke nimba ufite umuturanyi w'umupagani udasenga, n'ukuri pe iyo myenda yireke. Nimba amaherena ari gucumuza umuvandimwe yareke. Ariko nanone inshuti yanjye, kunda Imana uyikundire muri mugenzi wawe kugira ngo utazarokoka wenyine. Wowe wavuye mu muriro, wamaze kwiyarura mwene data, wowe uvuga ubutumwa bwiza ntiwumvwe. Wowe bita umuhanuzi w'inyoma kandi ahubwo uri ukuri, kandi uw'ibinyoma ari uri kubivuga. Ihangane, kora umurimo w'Imana wicika intege. Wibuke abahanuzi bakubanjirije, impfu bapfuye. Wibuke Uriya, wibuke Yeremiya. Yeremiya yaragiye kwicwa, Yeremiya igice cya 26, ariko Imana iramurokora. Wibuke ariko Uriya wanahungiye muri Egiputa, Yehoyakimu akawoherezayo abantu bakamukuramo akicwa. Wumve ko ntabwo uzavuga Imana ngo ubure kuhura n'ibigeragezo, kandi urupfu nirwo ruzaduhesha ubugingo. Ngaho rero gira amahoro y'Imana. Wewe wakurukurikiye Birandikwa TV, Imana igumugisha. Mureke dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye kandi ugira neza, nonge kugushimira cyane, ngushimiye kubw'iki kiganiro utambukije Mwami Imana. Habwa icyubahiro. Urakoze rero Mana kuko umpaye imbaraga zo kubisohoza. Icyubahiro ni kibi cyawe. Ndasengeye umuntu wese warukurikiye iki kiganiro Mwami, ngo kigiraho kimuvana, kigire naho kimushyira. Umuhe guhinduka Uwiteka, wireherezeho imitima yabo. Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, komeza bakwiyeguriye Mwami be gucibwa intege muri urugendo n'abantu bapfuye bahagaze. Kandi ndasenze mu izina rya Yesu ngo abantu batarakwiyegurira Mwami baze Mwami Imana bakira agakiza, kuko agakiza kawe n'ubuntu. Nyaguhora ku ngoma Imana, ndapfukamishije amavi y'umutima imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo ubutumwa Mwami Imana bugere kure, kandi ubutumwa Data babwumve ko ari wowe ubuvuze, bwe kumva ko ari ngewe. Ube muri ngewe nanjye mbe muri wowe, mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye umugisha. Abarwayi bakize, abafite ingumu zomore, abafite amadeni yishure, abafite ibahangayikishije byatumye bakunamukaho ubibakize, abari mu bapfumu bakureyo. Uwiteka umuntu wari wese uri mu mwanda w'ibyaha Mwami umwuhagize amaraso ya Kristo. Kandi Mwami Imana nanjye nzagushima nukomeza kungirira neza. Urakoze rero, icyuba n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Byose birandikwa mu ijuru.